Pasika birasobanurwa ngo ni ukunyurwaho. Mu cyongereza baravuga ngo ni Passover, ni ukunyurwaho n'ibyago byari bigiye kukugeraho bikagutambuka bigakomeza bikajya ahandi. Ariko uku kunyurwaho Uwiteka yari yagize gute? Yari yatanze amabwiriza kugira ngo abantu bagire gute? Kugira ngo abantu banyurweho. Kuko kunyurwaho ni kimwe, ariko n'ubuzima bwa nyuma yo kunyurwaho ni ikindi. Reka tubirebere hamwe. 10 minutes feso, iminota 10 kubw'ubugingo bwawe. Buri munsi fata umwanya naho waba muto uharire ubugingo bwawe, wiga, usoma cyangwa utega amatwi ibyagirira umumaro ubugingo bwawe. Uyu munsi mwiza ugiye kubanamo na mwene so Evangeliste Bizuru Shekina guturuka muri Guma muri Yesu Ministry. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Pasika. Ndifurije Pasika nziza. Turasoma ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu gitabo cyo Kuva mu gice cyawo cya 12, turera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo uku abe ariko muzazirye mukenyeye mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cy'Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cy'Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'abanyegiputa zose nzasoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cy'Egiputa. Kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen. Tubahe ikaze muri uno mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri iyi Pasika. Uwiteka avuga no magambo hari mu gihe sobanuye situation bari barimo. Hari mu gihe Uwiteka yari yaratumye Mose ngo ajye kuzana ubwoko bw'Imana, ariko atumye Mose amutumana n'imbaraga n'ubushobozi n'imirimo n'ibitangaza kugira ngo Farawo azemere kurekura ubwoko bw'Imana. Ariko Farawo yanga kuburekura kuko yari abatezemo inyungu, yabakoresheje uburetwa, bakubaka bakabumba, bagateza igihugu cy'Egiputa imbere. Yanga kubarekura. Mose akorera igitangaza imbere ya Farawo. Farawo nawe azana abakonikoni biwe, bagira gute? Bakora ibyo bitangaza. Agera ku byago, abateza ibyago, nabo barabikora. Abateza ibyago, ageza ku cyago cya 9, Farawo ataremera kurekura ubwoko bw'Imana. Farawo ntabwo ajya apfa kurekura umuntu. Satani ntabwo ajya apfa kurekura umuntu gutyo gusa ngo nuko umuntu yabwirijwe. Oya, ngo nuko umuntu yamenye ukuri. Satani akomeza kugira gute? Akomeza kugundira wa muntu kuko amufitemo inyungu. Uwo muntu abyarira inyungu Satani. Niyo mpamvu Satani atajya yemera kugira gute? Guhita yarekura umuntu ngo nuko yabwirijwe. Umuntu arabwirizwa kongera akabwirizwa, Satani agakomeza akagira gute? Akamukomeza kuko amufitiye inyungu. Hari byinshi amwunguka. Haleluya. Farawo nawe rero yanga kurekura ubwoko bw'Imana. Imana ibateza ibyago, igera ku byago 9. Farawo ataragira gute? Ataremera kurekura ubwoko bw'Imana. Hanyuma Uwiteka aragambirira, aravuga ngo ngiye gukora ikindi cyagiye kubateza ikindi cyago. Noneho abana babo bose b'imfura n'uburiza bw'amatungo n'ibintu byose bibanza, haleluya, byavutse mbere, mbigira gute? Mbitsembeho. Hanyuma Uwiteka, haleluya, agirira faveri abanyegiputa, aravuga ati agirira faveri abanyesiraheli, aravugira ati mwebwe mubaga umwana w'intama. Hanyuma nimumara kubaga uwo mwana w'intama, amaraso yiwe muyasige ku nzugi zanyu no ku bimamambiro by'inzugi zanyu, kugira ngo ninza nkabona ayo maraso mwebwe simbarimbure mbaceho. Ari nacyo gisobanuro cy'ijambo Pasika. Pasika birasobanurwa ngo ni ukunyurwaho. Mu cyongereza baravuga ngo ni Passover, ni ukunyurwaho n'ibyago byari bigize gute? Byari bigiye kukugeraho bikagutambuka bigakomeza bikajya ahandi, wowe ntibikugereho. N'Abisiraheli rero muri Pasika, muri iyo Pasika banyuzweho n'umurimbuzi wari uje kurimbura abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka arangije aravuga nk'uko twasomye ngo iryo rizababere nk'iki? Rizababere nk'itegeko, mujye mukomeza muziririze iyi Pasika kuko nabanyuzeho muri Egiputa, sinica abana banyu, sinice ndetse n'amatungo yanyu. Haleluya.
icyama Imana nawe muri uno mugoroba ikakunyuraho. Uwiteka rero ateza abanyegiputa icyo cyago cya 10. Abisiraheli abaha ubukiriro cyangwa se uburyo bwo kugira ngo batambukeho n'ibyo byago. Abisiraheli babaga abana b'intama, barangije basiga amaraso y'umwana w'intama ku miryango yabo. Umurimbuzi cyangwa se Uwiteka aje kurimbura abatambukaho abanyuraho. Cyama nawe Uwiteka muri uno mugoroba akakunyuraho. Ariko uku kunyurwaho Uwiteka yari yagize gute? Yari yatanze amabwiriza kugira ngo abantu bagire gute? Kugira ngo abantu banyurweho. Kuko kunyurwaho ni kimwe, ariko n'ubuzima bwa nyuma yo kunyurwaho ni ikindi. Reka tubirebere hamwe. Amabwiriza Uwiteka yari yahaye Abisiraheli yo kugira ngo banyurweho. Ibwirizwa rya mbere ryari iri ngiri: kwari ugusiga amaraso y'umwana w'intama ku nzugi kugira ngo batarimburwa na marayika murimbuzi. Iri ryari ibwirizwa ryo kugira ngo banyurweho. Ariko andi mabwirizwa tugiye kureba hepfo ni amabwiriza azagira gute? Azakurikirana n'ubuzima, haleluya, bwa nyuma yo kunyurwaho. Ibwirizwa rya kabiri riravuga ngo inyama z'uwo mwana w'intama ngo bagombaga kuzirya zokeje, ngo kandi bakazirya bakazimara. Si ibyo ngibyo gusa, haba hagize n'izisigara ngo bakagira gute? Ngo bakazotsa, kuko n'izindi nazo bagombaga kuzirya bazokeje. Haleluya. Ibwirizwa rya gatatu rikavuga ngo bazirishe imitsima idasembuwe, imitsima itavangiye, imitsima itarimo umusemburo. Bagombaga kwigizayo umusemburo. Haleluya. Ibwirizwa rya gatatu rikavuga ngo bazirye bakenyeye, bakwesa inkweto, bitwaje inkoni kandi vuba vuba. Urimo kubyumva? Bazirye bagize gute? Bakwesa inkweto, kandi ngo bazirye bitwaje inkoni, kandi ngo bazirye vuba vuba. Ariko hejuru gatoya naho hari irindi bwirizwa yari yatanze z'uko bagomba kurisha, z'icyo bagomba kurisha. Iyo mitsima ngo bagombaga kuyirisha ngo n'imboga zisharira. Ntabwo umuntu yari mu rugendo nk'umugenzi, kuko aya mabwiriza akurikiraho yari ayo kubategura urugendo rwa nyuma y'uko banyuzweho. Ntabwo umugenzi agendana ibintu byose, ntabwo aba yitwaje ibintu byose. Hari ibintu yigomwa kugira ngo urugendo rwe rugire gute? Azarukore rwose. Ntabwo yitwaza za matera, ntabwo yitwaza ibirungo byose ngo ajye arya ibirunzi bimeze. Oya, umugenzi asabwa kwigomwa kugira ngo urugendo rwe rugende neza. Haleluya. Uwiteka rero aba hano mabwiriza. Iyi ni Pasika y'Abayuda, ariko natwe abizeye ubu ngubu dufite Pasika yacu. Pasika yacu ni iyi. Ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino 5:7-8, 7 kugeza ku 8, haravuga ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya. Haleluya. Ngo mube mutakiriho n'umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Haleluya. Ngo nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa se umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Urumva? Ni Pasika yacu. Haleluya. N'aya maraso Imana yatanze, n'aya maraso y'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo, haleluya, afite amabwiriza yakurikira. Natwe turasabwa kugira gute? Kwiyezaho, kwikuraho umusemburo ari ryo gomwa. Haleluya. Ngo tukaba umutsima cyangwa se irobe ridasembuwe, ngo dufite ukuri kandi tutaryarya. Haleluya. Iyi nzira ijambo ry'Imana rivuze ni inzira ifite amabwiriza. Niyo mpamvu Imana yagiye ishyiraho amategeko kugira ngo abantu bayubaha be kugenda bayobagurika. Nawe mwene data muri uno mugoroba ndakwinginga ngo mu izina rya Yesu Kristo wiyezeho umusemburo, wikureho umusemburo, wikureho igomwa ryose rishobora kugira gute? Rishobora gutuma udatambukwaho. Turimo turizihiza Pasika. Pasika yarizihizwaga kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 7. Natwe turacyari muri Pasika. Ndimo ndagira ngo nawe wiyeze, wikureho umusemburo. N'iki ijambo ry'Imana rimanutse kukubwira muri no mugoro. Wikureho igomwa. Haleluya. Wemerere ukuri kuze kuganza kugira ngo uhinduke nk'irobe rizima, irobe ritarimo umusemburo, ridasembuwe, ritarimo igomwa, ahubwo ryuzuyemo ukuri, ryuzuyemo kutaryarya.
reka dusoreze aho ngaho. Mana ishobora byose, turagushimiye ku bw'aya magambo meza utubwiye muri uno mugoroba. Mukunzi mwiza, ukomeze utweze kandi udutunganye. Muremyi w'isi n'ijuru, ahari hari igomwa ryari rituriho, tubisabiye imbabazi mutangabugingo. Turakwinginze ngo amaraso ya Mwami Yesu Kristo aza tweza dutunganye, aduhindure irobe rizima ritasembuwe, ritarimo igomwa, ahubwo ryuzuye ukuri ndetse no kutaryarya. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.